mama izi burayida shawa mwebwe yo muzitegereje mubona zifite ubuhe mumaro cyangwa mubona zitanga ubuhe musaruro cyangwa zishobora kuzagira izihe ngaruka mu minsi iri imbere? ubundi byarahindutse bigitangiye najye nkibone inaha washakaga umumama uzakwigishiriza umukobwa isuku, ugashaka umumama uzakwigishiriza umukobwa mbese nk'aba bakora mu mabanki uko azamenya kujera urugo. uwo ni umumama ntabwo ari umukobwa. ushaka umumama umaze igihe mu rugo ufite ikindi kintu azavuga, utuntu twinshi tugeze kuri 5 abamama 5, ariko nta mukobwa wazaga muri bride shower. noneho nujya kugenda nuko azakubwira ati noneho uburiri bw'umugabo wawe niwe ugomba kurusasa. aho ni mu rugo, nyina agenda amubwira, nyirasengera amubwira uzabigenza utya. ibizima ntabwo azamubwira ibibi azazana azabihabwa n'ikigara azajyamo. twongeye kubasuhuza mwese bakunze ibiganiro by'inkingi y'umuryango cano. turizeye ko muri amahoro, Imana ikomeje kubarinda. turihanganisha abagize ibyago, turakeza abibarutse n'abari mu bibazo, mwihangane Imana izabigenza neza. uyu ni wa mwanya wa cya kiganiro cy'umuryango, ikiganiro twese hamwe tuba ducukumburira hamwe ni ikihe kibazo kiri mu muryango muri iki gihe, aho tubona satani yibasiriye umuryango, aho tubona igihugu gifite ikibazo gikomeye cy'amakimbirane ari mu miryango. ariko twe ntitubaze ibibazo gusa, tuba dushakira ibisubizo hamwe nk'abantu bose bafite inshingano ku muryango. umuntu wese ufite umutima muzima, umuntu wese ukunze igihugu cye, umuntu wese ukunze umuryango we yakaba yatekereza ku mahoro y'umuryango. ndabashimiye rero, nk'uko mubizi buri munsi mba mbafitiye umutumirwa, ntaravuga byinshi, ndagira ngo umutumirwa wacu uyu munsi abibwire, abasuhuze. murabona ko ndi kumwe n'umubyeyi nkeka ko benshi muzi kandi mukunda, ndagira ngo ntaramuvugaho byinshi abanza dusuhuze anatwibwira. karibu mama. murakoze, nishimiye ubutumire bwanyu kandi no kuza kuganira. numvise gahunda yanyu nziza yerekeye ku muryango. hasigaye ndahari, unganiriza uko ushaka, nanjye ndasubiza uko mbyumva. arakoze cyane mama wacu. nagira ngo mwibwire amazina aba bakurikiye. nitwa Mukankuranga Marie Jeanne, ariko na Maria Yohana ririmo n'iry'abantu bakunda gukoresha cyane. mwamwumvise mama wacu, ngira ngo benshi muramuzi, ariko muri hangana uyu munsi sindi bumuririmbishe, kereka nadukorera agasiripurize, ariko si cyo cyamuzanye. Imana ibahe umugisha. mama muri amahoro, murakomeye, Imana ibarinze neza muri iki gihe kitoroheye isi. utari mu kiganza cy'Imana nawe ntafite amahoro. ubu twese turi ku kirenge cy'Imana, niho dushakira ubuzima n'imibereho myiza. arakoze cyane. ati yemwe mwese muri iki gihe gikomeye, umuntu utari ku biganza no ku mavi y'Imana arakomerewe. mwese musubire ku rufatiro kuko niho isi igeze. arakoze cyane mama. ameze igishura. arakoze. uyu munsi rero twateguye insanganyamatsiko igira iti mu myaka iri imbere hatagize igikorwa, igihugu cyangwa isi muri rusange biraza kuba bimeze gute iyo turebye amakimbirane ari mu miryango, ingo zisenyuka, abagabo n'abagore bicana, abana basigaye bata imiryango bagahinduka abo mu muhanda. reka mbivuga uko nguko, kandi umuhanda ntubyara. none tate nabitabaje nk'umumama mukuru kandi ufite inararibonye. hari ikibazo twibaza, abantu ba kera ko bashakaga ingo zikarama kandi bubahanye, bacyubahanye, n'irihe banga bakoreshaga? ese ntago bashwanaga? nta bukene bagiraga? nta makimbirane bagiraga? ibintu byose babaga babyumva kimwe, byabaga biri ku murongo uko babyumva. nicyo cyatumaga ingo zabo zirama. tubabarire rwose, muse nk'abatwibiraho akabanga, kuko ni ikibazo gikomeye muri iki gihe. ntabwo ari ukubibira.
burya umuryango iyo umuryango wabayeho umugabo umugore noneho bakagira amahirwe bakanabyara, wowe mugabo n'umugore nimwe muzamura abana. Uko wanzamuye ndi umukobwa niko nzazamuka mu buryo bwiza, nubwo uko wanzamuye ndi umukobwa mu buryo bubi ukubana na mama niko nzazamuka, n'umuhungu niko wagira. Rero ingo z'iki gihe twese ababyeyi, witwa umubyeyi wese arababara. Sinzi ukuntu rero hari ijambo mudakunda kumva mwebwe abato, kuko hajemo ibintu by'igisirimu, hajemo polisi, hajemo abasirikare, ko nihagira ugukora harimo na telefone. Niba gukora ufate telefone yawe hamagare polisi. Ari umugabo baramutwara, ari umugore nawe baramutwara, ntibatinya kumutwara. Habuze ijambo ryitwa kwihangana. Kwihangana mwarifashe nabi cyane. Ntabwo ushobora kwihanganira umugabo kubera iki yagira atya kandi nanjye nshoboye. Na kera umugore yarashoboye. Ibyo bavuga ngo bahejejwe mu nzu, bahejejwe he, icyo gihe ni icyo gihe. Ntabwo yavagamo ngo arajya ku ishuri, yavagamo ngo arajya ku kazi, ariko no gusinda byarimo by'abagabo, no kuvuga nabi byarimo, ariko ureba urugo rwawe ushobora kurwihanganira ukirerera abana nta nshyizi kuriho, nta migeri, nta rutoto rundi ruriho, ushobora kwihangana. Ariko ushobora utabishoboye n'iby'ibyo biriho muri iki gihe, udashoboye kwihanganira ikintu ngo urebe ko wagira amahoro. Kandi burya abantu benshi bakunda kuvuga ko abagabo ari babi, ntabwo umugabo ari mubi. Yego ntabwo ari mubi, nitwe babi. Nanjye nongeye nigarukeho nubwo nshaje ariko narashatse. Ushobora guhindura umugabo wawe neza byiza, hanze ntibabura icyo bavuga, bakavuga ngo wa mugore yaroze umugabo. Kumbe urashaka ko mwumvikana ngo urugo rugende neza. Ntabwo bajya bavuga ngo umugabo yaroze umugore, oya, babishyira ku mugore ngo umugore yaroze umugabo, ngo dore basigaye bagendana, dore basigaye baba mu rugo, umugabo ntakijya kunywa inzoga hanze nk'abandi. Rekada, burya hari ikintu kiba cyarajemo cyo kugira ngo bumvikane, hariho kuganira. Noneho buriya icyiza cyane ni ukumvikana. Ikindi icya mbere na mbere kuganira. Mugomba kugira ikiganiro hafi wenda buri wa gatandatu, cyangwa se muri hamwe, muri mu rugo, muracyari mwenyine, nta mwana uraza kubabuza uburyo, ariko mukagira igihe muganira, mugapangira urugo rwanyu. Ariko yewe muhungu, yewe mukobwa ushatse, umenye ko uko mwabanye mugikundana hanze hakiri mwintera, byaba imyaka, byaba umwaka, byaba amezi, hari igihe nimugera mu rugo umwe azabona ingeso y'undi undi atarazi. Rero umukobwa azasanga umuhungu afite umuco atabonye icyo gihe, n'umuhungu azasanga wa mukobwa afite umuco atigeze abona bagikundanye. Noneho rero bagiye hamwe, bitegure rero kwihanganirana. Bagomba kwitegura kwihanganirana kugira ngo bubake. Ibyo babonye bari hamwe, umwe yarazi ko hamwe inzoga undi atazinywa, ariko noneho bageze mu rugo bombi kubera ko bisanzuye, wa mukobwa nawe agiye kujya asomaho
umugabo nabyihanganire, ariko niba atabikunda azabimuceho buhoro. Nta mugore wanyoye inzoga ngo bige muri rwaserera, bizave mu gutongana no kuvugana nabi no kuzabota, babyita kubota, urugo bigiye rwasenyutse. Icyo nicyo cya mbere umuhungu n'umukobwa babonye. Cya kabiri nakubwiye ni ukuganira. Kuganira nicyo cya mbere, mukaganira mukamenya icyo mugomba gukora, mukagira mute. Ibindi byinshi njye mbishyira ku mugore. Amakosa yose muyasubije ku bagore. Ndabubaha, ndabakunda, ariko nkunda abagabo kurusha abagore. Oya abo simbivuze nabi kuko ntabwo umugabo yakora nabi cyane. Ikosa rinini abonije narishyira ku mugore, kuko ashobora kumuhindura akajya ku murongo neza kabisa. Abo hanze bakamubona neza. Niba ari umusinzi nkamuha nkeya bishobotse, yaba ari ingeso afite tukazayiganiraho. None se ko batuvuga nabi ngo dore rwa rugo rw'abasinzi twabigenje dutya, uko ni kwa kuganira. Niba akunda kuzerera nkambaze wakanyagoye ko wabonye urugo noneho ujyahe, kuganira nicyo cya mbere cyubaka urugo. Arakoze cyane mama wacu, ba mutima w'urugo murabe mwumva. Igihugu cyacu cyaratwubashe cyane, kiduha izina ry'indengakamere ngo mutima w'urugo. Ndarikunda cyane, byiza cyane, rivugitse neza cyane. Ugomba kubaka urugo rugakomera, na wa mugabo akaba nyir'urugo nyakuri. Mama wacu atubwiye ibintu bigera muri bitatu, ariko reka nze ngire kimwe mubaza. Nkunze kubona kiza n'ibibazo bikomeye mu muryango, henshi nkunze kubona cyangwa abantu benshi tumaze kuganira, usanga uyu munsi hari abantu bazi ko gukora ibyo biganiro muvuze ari ukuba inganzwa. Gukora ikintu wavuganyeho n'umudamu wawe cyangwa n'umutware wawe, mvuye aha ngiye aha, hari kredi ishaka gufata, hari umuntu nagurije amafaranga, hari umuntu ushaka ko dufasha, hari gahunda afite, hari maze kumenya yuko ibyo bintu bisa nk'aho ari bitoya ariko bisenya ingo nyinshi. Ese kuki akora gahunda atambwiye? Undi ati se kuki nkunda kukubwira ntiwambonye nkuzi? Ikintu cyose nzajya gukora nzajya nkubwira nk'ugusaba uruhushya. Ese tate iyo mvugo namwe mwaba muyumva? Niba muyumva, ubwo aho ntiri muri bya biganiro muriho muvuga ibintu kubiganira, mukicara mukavuga ati ibi n'ibi nitiriho tubyumvikanaho, ugiye ukoze ibi ngibi birambangamira, nifuzaga ko bigenda gutya. None se mwebwe iyo mvugo muyivuga ese guhana gahunda, kumenyekanisha gahunda hagati y'umwe n'undi, cyangwa ukavuga uti nkeneye gahunda ko twicara tukavuga ibitariho bigenda mu muryango wacu? Ese ni ubushizi bw'isoni? Ese wowe uvuga gahunda zose zawe nuko uri umugabo w'inganzwa nk'uko byitwa? Tate kera se byagendaga bite? Kera rero natwe turimo ba .com, ntabwo twari muri icyo gihe cya kera cyane, ariko igihe cya kera cyane nta n'umugabo wakuraga inka mu rugo atabibwiye umugore. Icyo ni ikikwereka ko bumvikanaga. Nawe rero noneho twagiye ahagaragara hari uti jyewe kanaka nemeye ko tuzabana mu rupfu n'agahinda n'ibiki byose tuzageza dupfuye, hanyuma se kubihinduye. Ikindi, wirinde abakwinjirira mu muryango. Mujye mwirinda. Ugomba kumenya inshuti z'umugabo n'umugabo akamenya inshuti z'umugore, kugira ngo ba bantu batazaguhindura kandi wifuza kuwubaka. Hari abashobora kubinjirana ntacyo muze mukimenya, batishimira icyiza cyanyu mwagezeho. Ariko nawe niba wibuka ibyo wasezeranije umugore wawe cyangwa wasezeranije umugabo wawe, bishyire muri gahunda, mwibanire neza, mwikundanire,
mwigirire gahunda z'urugo rwanyu. Nivyo nakubwiye kare ko bavuga ngo uriya mugore yaroze umugabo kandi nta burozi azi na nyina na nyirakuru nande, kuko uburozi babushyira ku bagore, nta wigeze aroka. Yuko uburozi buje gute? Yarababwiye ati se nanjye nazanye iwacu bampaye uburozi ngo nzaroga umugabo? Ntabyo yigeze avuga. Ariko we gahunda ye n'umugabo iyo bihuye iteka usanga ngo ari amakosa. Abo bo hanze rero niba bime amatwi bikorera ibyabo. mwamwumvishe mama wacu inama akomeje kutsegera ati urugo ni urwanyu, irinda andi majwi ari haturuka inyuma yanyu hato atabavangira. Abavangira akabasenyera ahubwo cyane rwose, ugasanga umugabo araza ati numvise ngo warandoze, wandogeye iki? Imigeri ikaza ugakubitwa ugataha ndetse ugahaguruka ngiye iwacu, ubwo tangira kwahukana bagacyura, ejo kwahukana bagacyura, warangiza ukava mu rugo ukagenda ugashaka umugabo hariya, ukabutangiye gushaka undi mugabo, wa wundi uramutaye, bityo bikabikosa. Batuze ko Mariya Yohana bamubariye amazu, yavuye kwa Yohani none yagiye kwa Farasisi, ko none yageze kwa Gerard, bikayibaye icyuro mbi. Kubera iki? Kubera ko mutashoboye kwihanganirana ngo mwubake, mwirinde amabwire yo hanze, mwirinde bya bindi bavuga ngo wararuzwe. Sinzi uko muzabigenza. Arakoze cyane umubyeyi wacu, ariko hari ibintu biriho bisa nk'inzitwazo muri iki gihe. Wenda kera mu gihe cyanyu sinzi uko byagendaga, sinzi niba abadamu cyangwa abagabo babaga ari abantu bicaye aho ngaho batagira icyo bakora, batagira icyo bareba, badatirimuka, batagira bati, kuko bo baravuga ati ubu rero ibintu byabaye uburinganire, tuvyukira rimwe n'umugore cyangwa n'umugabo, tukagendera rimwe, tukagarukira rimwe, twagera mu rugo agahamagara umukozi nk'uko nanjye muhamagara ndi umugabo, akavuga ko ananiwe nk'uko naniwe, akagira inzitwazo zabaye imirimo. Ese mwebwe iyo mubireba mubona bifitanye isano n'iri terambere riri ku muvuduko ukomeye mu muryango, aho usanga n'abana barabaye abarimu, umubyeyi ntashyigira umwanya wo kumva ko afite inshingano zo gukoresha za devoir abana, ntagifite inshingano zo kumva yuko agomba gutaha kare ngo umutware we nagera mu rugo abe yamenye ko umukozi atatetse ibishiririye kuba bafite, cyangwa se umwana yoze, umukozi yagaburiye abana, yagize ate, usanga ibintu byose bikorerwa kuri telefone. Niba afite umukozi witwa Claudine, abana bariye, Claudine abana boze kuri telefone, ku buryo jewe ntangiye no kugira n'impungenge z'igihugu cyacu mu myaka iri imbere hatagize igikorwa ku musozi w'umuryango. Aba bana ndiho ndibaza niba mu myaka iri imbere bazaba abagabo ki cyangwa abagore ki cyangwa abayobozi ki. Mwebwe mubona koko isi riterambere koko rikwiye kuba ikibazo mu muryango? Ese nta bantu bakora ibyo byose kandi ngo zabo zimeze neza? Mu by'ukuri muse nk'abadusobanurira ariko munatugira inama, tubihuze gute? Uyu munsi umukobwa ava iwabo yaramenyereye ko ashobora kumara amasaha 2-3 ari mu cyumba ari kuri WhatsApp, atarava n'iwabo yarabyukaga umukozi agasasa kuba bafite, sibyo? Akabyuka asanga umukozi yarangije gukubura, akabyuka asanga umukozi yamushiriye icyayi ku meza, akabyuka asanga umuhungu nawe baramufurira agatera ipasika. Noneho nagera mu rugo sinzi ko ari hazajya kwigira kuba wa mudamu ukora bya bintu. Mbabarira tate, ubihuza ute? Ubona iki kibazo kiri he? Tubihuze gute kugira ngo iterambere n'umucyo ntibisigane? Reka nitwe tubisiganisha, ubundi ntacyo bibaye. Nuko ntacyo bibaye. Ibintu by'ubwuzuzanye bavuga ntabwo byavuze ngo usuzugure. Icyo cyo mukikuremo abagore.
yewe n'umugabo nawe niba asuzugura umugore we abyikuremo, ntabwo mugomba gusuzugurana, mwazanye muzi ko muzabana. Ikindi yewe umukobwa wakwerwaga ibyo byose ukiri iwanyu, noneho nujya kugenda nuko azakubwira ati noneho uburiri bw'umugabo wawe niwe ugomba kubusasa. Aho ni mu rugo, nyina agenda amubwira, nyirasenge aramubwira uzabigenza utya. Ibizima ntabwo azamubwira ibibi, ibibi azazana azabihabwa n'ikigara azajyamo amaze kugera mu rugo rwe. Mwambwira ati jyewe ndagenda, ugasiga umugabo aryamye, naza ngasanga yashashe, sibyo? Jyewe ndagenda da, jyewe nkora muri parike cyangwa nkora muri beneri, ndagenda ndabyuka vuba vuba, wataragenda kubera ko we akora mu mushinga runaka, agenda aho ashakiye, usanga yashashe. Kuba yashashe ni ukuri n'umugabo ubikora nabyo si ikosa, iyo abyumvikanaho n'umugabo. Kambwira ati mva rero wegenda, nimbyuka ndorosaho uraza kubuza ubitunganya uko ushaka, ariko hatagiye nk'umukozi mu cyumba cyawe. Ibisigaye iby'abana n'iby'abana n'abashyitsi, abo bakozi barabikora. Ariko niba umugore atabikoze, umugabo yimutonganiriza cyane ko yamusize mu buriri ngo adashashe, none se byagenda bite? Aho rero niho bavuga ngo abagore basigaye bategeka abagabo, barababeshyera, ntabwo babategeka pe 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 pe. Aho nanjye ndengera abagore, n'ukuri abakobwa bacu agenda ari indangara, ariko iyo agize Imana akibuka ibyo yabwiwe nyuma mbere, ntabwo ashobora kubirengaho. Mama wacu ati uko biri kose iyo umwana w'umukobwa agiye kugenda ababyeyi baramubwira, ariko muri iki gihe uko ntekereza, reka mvuge ku gihugu cyacu kuko ari cyo wenda turimo, kubera amateka y'igihugu cyacu, reka mvuge ngo hasigaye hari n'abana benshi birera badafite abo babyeyi, badafite abo ba nyirasenge, ariho wenda baza bagakoramo za bridal shower, aho ngo batumira umuntu. Namwe ngira ngo rimwe rimwe njya mbona babatumira atuzaze umwigishe. Ese ibyo bintu byo kuba imiryango yaracitse, abana batakigira bya bindi bavuga ati ndatinya tante Mariya Yohane, kera najyaga numva avuga yuko kwahukana atari ibintu, kuzana intonganya mu rugo atari ibintu by'abantu b'imfura biyubashye, akagenda yumva ko ni nyamwigendaho nibimunanira ntawe azababaza, ntawe azatera agahinda, ntawe azakoza isoni, noneho akagenda azi yuko ahantu agiye ari ahantu ho gukinira. Ese ziriya bridal shower batumiramo umuntu iminota 20 ngo aze yigishe umukobwa ugiye gushaka, kenshi mbona ziba zigamije n'ibishingiranwa. Simpamya ko ari ziriya nama, kuko inama z'iminota 20 sinzi ko zahindura umuntu ako kanya. Rero aho iyo ntiyaba ari imwe mu ngaruka zikomeye ziriho ziba ku muryango kuri uyu munsi, aho abana batakiregwa, batakigirwa inama, batigishwa umuryango n'iki, aho ugiye n'iki, ngo babyiruke batozwa yuko umuryango si ikintu umuntu apfa gusenya. Umuryango nicyo gihugu, niko mbitekereza, si ikintu ugomba kugenda ngo upfe gusenya uko ubishaka. Mwe mubona icyo kintu nta ngaruka cyo cyaba gifite ku bibazo biri mu muryango? Ariko ibibazo biri mu muryango, nta mwana w'u Rwanda uraho gusa udafite uwo yabwira. Ababyeyi turahari, bakuru babo barahari. Niba uri umwana muto ubyirutse cyane, katurebere nk'aba bacitse ku icumu, bagize ibyago cyane, ariko ntabwo ashobora kubura umuntu mukuru umubwira ati mwese nyabusanga ugiye uri imfubyi. Kandi naho yabaye mu bandi ntabwo babuze ababaganiriza, ntabwo bari abana babura ababaganiriza. Niba batanabafite bashobora kubishakira ubwabo. Turahari, turi bakuru, sibyo? Ushobora kumbwira nubwo ntajyanye n'ibishyingizwe, ahubwo ikosa bagira batumira
rwa rungano rwabo. Uwashatse akaza akavuga ati jyewe bigenda bityo, undi ati jyewe mbigenza nte. Ntibamenye hasi uko akwiye kubigenza kugira ngo azagire urugo rwiza. Jyewe ntabwo yambwira nabi kabiri naba nagiye mwene kanaka. Ubwo rero ntacyo bamwunguye. Ariko umuha ABCD ukamubwira uti uzabigenza utya. Kwihangana bibaho, ariko hariho naho umuntu ashobora kumva bidashoboka akaba yabwira ntabwo uri wabwira ati nzabigenze ko bimereye bityo, nzabigire bakamugira inama. Ariko nta Jesi ndemeranya n'urwo rugo rushya rugenda yamara amezi 2 3 akaba avuyemo aragiye. ntabwo muramenya ikibazo kiba kibaye gikomeye. Kereka hari indi mpamvu y'ibanga umuntu atamenya. Ese mama ntabwo mwaba mumaze kuganiriza bahuye n'ikibazo nk'icyo na rimwe? Abo naganirije bajya kugenda, abashoboye kumpamagara nabahaye inama, umuntu akagenda abaha n'ingero. Oya ndavuga abo mwaba mumaze kuganiriza basenye muri ubwo buryo, wenda ngo babe bababwira nk'impamvu nibura mutubwiremo nk'ebyiri cyangwa nta numwe. Ni ukuri kandi koko ndanahiye. Nta numwe. Abo twaganiriye nta numwe abagiye, nta numwe watandukanye n'umugabo. Abakobwa murabe mwumva, mama aragira ati jyewe nta muntu nagiriye inama ngo agereyo ngo agaruke. Ubwo rero barahamye bari mu ngo zabo. Ntekereza kandi ikindi ntabwo ari ukwivuga neza, ariko ushyira umwana ku murongo ukamubwira ibyiza ukamubwira n'ibibi, icyo akwiye kureka n'icyo akwiye gukora. Byonyine ukamuha umurongo w'ibyo akwiye gukurikiza kandi bizamwubakira, akazasirazira mu rugo rwe, akamenya icyo agomba kubaho atekereza ati ninkora nikosa ndaza gusaba imbabazi umugabo wanjye, kuko n'umusaba imbabazi uti mbabarire nakoze iki kandi ni ukuri sinzongera nakosheje. Ariko icyambere umwereka ni urukundo, akabona ko wakosheje ariko akantu koroheje akakubabarira. Nawe nataha komanga agasanga basinziriye, ukaza gukingura atari ko se kuki utankinguriye, mbabarira rwose. Nkeje agatekereza atari ko sinaguhemukiye, natinze koko nzana gutunganya, mbabarire sinzongera. No gusabana imbabazi birubaka. Ati gusabana imbabazi kandi ni ikintu gikunze kugorana mu miryango. Kiragorana kumva uhagaze uri umugabo ukabwira umugore ati mbabarira nyabusa, mbabarira sheri, ubukoze ishyano. Oya, abantu bagirana amakimbirane aho kugira ngo bayasoze, umwe akikubita ku ruhande agahamagara mugenzi we ati burya nageze mu rugo, wa mudamu aransarana, nageze mu rugo, wa mugabo none nasanze yigize inturo. Aho kugira ngo wumve yuko uyu muntu mwagiranye ikibazo ni umuntu w'ingenzi kuri wowe ku buryo mukwiye kugikemura. Mama ndashaka kubaza jyewe akantu kamwe njya nibaza, ntawe akambajije, ni jyewe ukibaza kubera ko nibaza ibintu byinshi ku bijyanye n'umusozi w'umuryango. Shaka kubaza ngo izi za bridal shower zisigaye zikugwa cyangwa za baby shower, kera sinzi sindi uwa kera ariko nagiye ndeba amako ya kera cyangwa nkaganira n'abantu bakeya ba kera, ubukwe bwabaga ari umuhango, ari ibirori by'umuryango, bakanabivunikira bakavuga bati umukobwa wacu azashingirwa, azajyana inkongoro 5, azagira, ndetse bajya no kubyara bagategurira umwana wabo uko bazamurera. Ese tuzabyara dufite udushuka 2, utugoma 4, gutyo ibintu nk'ibyo. Baguraga umwana yaravutse muri icyo gihe cy'iwacu,
none yewe hari igihe nicara nkabyibaza kandi mbabarira ubinsubize ntekereza ko hari n'abandi bashobora kuba babyibaza nkanjye n'igihe wibarije njya nibaza ngo iriya bridal shower nk'uko mubivuze izamwo urungano rwanjye rumwe rutaranashaka urundi rumazeyo ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe ese bariya bantu koko bashobora gutanga umusaruro ukomeye ku muntu bagiye kugira inama nagize ngo hakabaye haza nk'abakecuru 5 bafite inararibonye reka nayo kuvuga abakecuru cyangwa abamama bakuze ndetse n'abapapa bibaye ngombwa cyangwa niba babona abapapa mu nama z'urugo wenda nta hantu bajya batangaho inama hakazamwo abamama bakuze uwo ni jyewe uko mbyibaza umwe agatangira ati dore jyewe uko nubatse kera byagendaga guke nihanganaga uku nguku narabyukaga nkagira guta nkajya gusenya nkagira umwana wanjye undi agahaguruka agahuriza hamwe abantu bafite inararibonye agakuramo igisubizo kimwe kizamugirira umumaro mu rugo rwe kandi izi bridal shower zimaze kugira imbaraga zikomeye zigira imbaraga zikomeye ariko jyewe sinzibona nk'umucyo abankurikiye ntibantera amabuye nta nubwo njya nzijyamo uko sinzemera mu mutima wanjye sindiho mbona impamvu abantu tungana cyangwa ugasanga umuntu yagutumiye ntimunaherukanye kubera ko nuza urazana indobo cyangwa umweyo cyangwa envelope atuzaze naka afite bridal shower kandi icyo cyakaba ari ikintu cy'abantu bawe bakubwira ati Elise dore ugira amahane ukunda gutomboka nyabuneka byakaba ari ibintu by'abantu bawe bahera kuri twatundi muziranye niko ntekereza mama izi bridal shower mwebwe yo muzitegereje mubona zifite ubuhe mumaro cyangwa mubona zitanga ubuhe musaruro cyangwa zishobora kuzagira izihe ngaruka mu minsi iri imbere ubundi byarahindutse bigitangiye nanjye nkibona inaha washakaga umumama uzakwigishiriza umukobwa isuku ugashaka umumama uzakwigishiriza umukobwa mbese nk'aba bakora mu mabanki uko azamenya kujera urugo uwo ni umumama ntabwo ari umukobwa ushaka umumama umaze igihe mu rugo ufite ikindi kintu azavuga utuntu twinshi tugeze kuri 5 b'abamama 5 ariko nta mukobwa wazaga muri bridal shower nkibibona bwa mbere akazana na wa mukobwa uzarongorwa na marene we na nyina nta se nta musaza we bakicara bakamubwira byose uko akwiye kuzabigenza ibyahindutse nyuma ibyo ntabwo nagira icyo mbivugaho ariko ubundi abo nibo bangombwa akaza afite icyo azakuvuga undi akavuga ikindi undi akavuga kuri iki undi akavuga kuri iki undi akavuga kuri iki mbese bakamwereka icyo akwiye gukora hakaza n'uvuga umuco w'ikinyarwanda uko kera byari bimeze ariko ntitukibigenderaho cyane kubera ko ibintu byahindutse noneho bisimbuwe n'ibi nk'ibyo navuze bisimbuwe n'ibi ujye ubigenza utya niba ukora gutya none babigenza batyo undi akambwira atari ko namenye n'ibindi nabonye ukunda kweguka none uzaca bugufi ikindi uzamenye gusaba imbabazi ku kantu wakoze n'umugabo azabibona ko nagira icyo agukosereza nawe azagira icyo akubwiraho cyo gusaba imbabazi nawe ubona aciye bugufi uzabona ko mwahuje umukomereza kandi mukundane byonyine umwereke urukundo ubone ko nta kintu wamuhisha ntacyo yaguhisha ibyo bavuga byagenze bityo mukirinda ababazanamo ibyo byose bridal shower yabagamo abantu b'ingenzi b'abamama bakaza kukwigishiriza umwana uko akwiye kuzifata ese bridal shower kera yabagaho umwana ubanza yarabwirwaga na nyirasenge cyangwa ba nyirasenge bari bafite bangahe bakica
ukambwira uzagende mukobwa uzajyame gutereka amata uzamenye ibyo rero ntibikibaho sibyo ubu harimo .com ese buriya ni ikibazo cya .com cyangwa ni cya kindi cyo gucika kw'imiryango nahoze mvuga cyangwa aho usanga n'ababyeyi basigaye barabaye ibikoko n'abana batacyumvikana n'imiryango bagenderamo batumvira ababyeyi nabo akaba azi ko ari we niba akorera amafaranga akaba azi ko iwabo ari we ubagize niba ari umuntu abaha buri kwezi akaba ari aho akomeye ariko iyo aciye bugufi akamenya ko uwo munyu yawubonye kubera ko bamugiriye bati bamukize mu ishuri aca bugufi. arakoze cyane umubyeyi ati nyaboneka nubwo waba utunze iwanyu nubwo waba ufite icyo bamarira urace bugufi ubumve azamenye uko azifata. turiho tugana ku musozo hari ibintu bisa nk'amakimbirane bikunze kuvuka muri icyo gihe cyane cyane reka nze nko muri fiyansaye aho usanga n'ubundi umuhungu n'umukobwa bitereteranira basa nk'aho batashizemo umuryango cyane kubera ibintu byinshi bisigaye bivuka aho wakomotse ubwoko amashuri wize akazi ukora ibyo bintu byose umuhungu nyiranga akabarira akavuga ati ibi ninjya kubivuga iwacu barambwira ngo uyu nguyu ngo ibi n'ibi bamuhe nk'ingingo 3 cyangwa 5 zituma bidakunda cyangwa umukobwa nawe uko nguko cyangwa ugasanga kuko hari n'ababivuga ababyeyi bagahaguruka neza bakabizambya bakabitambika bakabyitambikamo ese ibyo bintu byose ntibyaba ari bimwe mu bica intege urubyiruko uyu munsi bwo kugirira icyizere imiryango ugasanga arabikora nk'utagiriye akomoka njya numva bamwe bavuga ati jyewe nzababwira narageze iyonge kuko sinkeneye induru ibyo bintu byo mwe mu bivuga cyane uwo mwajyana nasanga uwo nakunze ibisigaye nta bindi ariko hari aho ababyeyi bagira ijambo niba batabyemera se n'igihe ari se umubyeyi agomba kugira ijambo n'igihe atagomba kurigira baba batarigira ntabwo umubyeyi atagira ijambo ariko hari ubwo ashobora kunkura ku gitekerezo cyanjye nanjye nkababara sibyo ariko ubigenza buhoro mukaganira ukambwira se mama bite byagenze bite uwo ni umuhungu wambwiriye papa ko iteka ababyeyi nibo baba mama nibo bacisha bugufi abagabo akamuhendahenda akavuga ati uriya umwana yambwiye atya ko bakundanye kandi ko bamaze igihe none se bigende bite uko umugabo mbese agashyiramo akanyabugabo nyine bya kigabo by'umubyeyi ati reka akabyanga aho harakomeye abyanze byakabaye bigenda bite mama ntabyo nigeze mama wacu ati shwida aho ntacyo mvuze atari ko jyewe wakwifata akigendera namukurikira agenda bakazaba batwirukana ariko kandi cyangwa nshobora kuba mbeshya nese nasuzugura ababyeyi ubwo n'undi ubivuga atari ko se buriya ntatubeshya ariko simbizi aho ntabwo umuntu yahasubiza neza natebyaga ariko ntabwo ubundi ari byiza kwijyana nabyo wa mugabo azagusuzugura azagira ati aho rero naho ugasanga ufite ikindi kintu kitari cyo ariko ari ababyeyi bakwirinda kwinjira mu rukundo rw'abana bombi ahubwo bakabahuza ibizabaho nyuma bikaba ariko ubundi ntabwo ari nabi ntabwo ari byiza guca mu rukundo rw'abana. arakoze cyane rwose mama wacu tuganye ku musozo ariko ndagira ngo aka kanya dusoza ugire inama imwe wasigira abantu badukurikiye mubona ari iki cyakorwa niyihe nshingano ya buri muntu wese
yewe iyo mvuga umuryango ndeba igihugu mu myaka iri imbere akigirira ubwoba n'ubwo ubuyobozi bwacu bwo kabyara buba bwakoze ibishoboka bwashyizeho imigoroba y'ababyeyi ijisho ry'umuturanyi imiganda bakavuga ati nyabuneka umuryango ariko kandi umuryango niwo ukomeje kuba ingorabahizi hejuru y'ibintu byose muri iki gihugu no ku isi muri rusange. Ni iyihe nama ushobora kugira umuntu wese udukurikiye aka kanya, urubyiruko rwaba ruriho ruratureba, umumama wicaye mu rugo rw'uyu munsi wenda bitaracanga cyangwa byatangiye gucanga, umupapa, umusore, abo babyeyi muriho muvuga ati nyaboneka mugabanye kujya mwinjira cyane mu bintu by'abana, Imana ibahe umugisha. Akoze uretse kwinjiramo hari ubwo wenda bishobora kugira icyo bivura, ntawabireka cyane, bishobora kugira icyo bivura kuko harimo n'abana bahubuka, ushobora guhubuka akambwira naramukunze ariko urumogi inyuma ni ishyano ryose, urwagwa ni inyuma ni ishyano ryose, araguhisha, wagerayo ntuharare kabiri utarabona inshyi n'imigeri. Aho umubyeyi abo ni babandi babikora vuba utaritegereza nawe, kandi ntibazakubeshye, nta mukobwa ujya kugenda cyangwa umuhungu batabanje kugira nk'abahungu 5 cyangwa umuhungu afite abakobwa 5 akazatoranyamo umwe akaba ari watwara. Abo ni byiza, niba mutoranije rero namenye ngo yiyemeje kuzabana nabo neza, bana banjye mujye mubigenza mutyo. Hanyuma ababyeyi twebwe dusa n'abatakigira ijambo ku bana b'iki gihe, ariko kandi dukwiye no kugira ijambo, ukagira ukuntu byinjiramo neza buhoro. Niba ari umukobwa ukamubwira ese bite mumaranye igihe kingana iki, umukuba wamukundiye ikinyabusa, afite iki, ureba wakurikira cyazakugira ati ntacyo atwaye mama, ugatuza. Ese yatangira kuvuga ariko yarambwiye ngo umuhungu niko wagira. Ibintu byose ni ukuganira no kujya inama. Ese urarebutsa ugasanga hari icyo azakumarira, ese afite akarimo, twe n'ibyo tubaza ngo utazagenda ukicwa n'inzara cyangwa akagushyiraho abandi bagore. Se aritonda bigenda bite? Utuntu bene utwe niko tubaza twebwe ababyeyi. Abandi bakobwa afite akaguhakanira cyangwa yaba anabafite ubazi, umukunda uramuhishira, ntabwo tereka da nta wundi ari ukazamubwira ntabwo uhishiriye ariko niwongera utuntu bene utwo biha. Gusa abana ntibihangane baganire n'ababyeyi, we kugenda babateye agahinda, kuko namutera agahinda nta nubwo azagera mu rugo rwe, nta nubwo azamusura yararongowe cyangwa yararongoye, nta kandi kugenda ufite ikosa ku babyeyi nabyo ni ibindi. Ariko kandi njye ndizera dufite abana beza, kugira agahinda ko k'igihugu cyacu, dufite abana beza bamaze kumva, dufite abana bamaze gusobanukirwa, dufite abana bazi kwigana ibizima. Ntabwo wagikora ikibi ugikora muri iki gihe nawe nabireke. Arakoze cyane umutumirwa wacu, ndagira ngo usoze mbashimira. Mama mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze kuntumira, ariko kandi ntimuzantera amabuye. Ari abanyumvise, ari abanganirije, ibizapfa nyuma yaho ntabwo ari jyewe uba birimo. Ibyo ni ibindi bihinduka, ntawamenye uko bigenda. Ariko uko numvishe muvuga ati nkanjye amaboko yanjye rwose arateze, uwumva adafite umugira inama azanshake tuganire. Ni ukuri azaze tuganire. Ni ukuri nk'uyu ubwatsi mu cyimbo cy'abana benshi byajyaga bicanga, rero ntibizabacange, bazaze twiganirire.
Imana ibahe umugisha. Ni ukuri mama wacu aduhaye umusanzu ukomeye ati uzaze tujye inama niyo muri iyo bridal shower nushaka uzanyegere nkubwire uko bigenda. Ni ukuri urakoze kwemera kuba mama w'abana benshi. hari 100%. Nuko inkingi y'umuryango rero ikaba ibaboneye umubyeyi b'abana bose bajya bampamagara ndamubonye mujye munyuraho mubagezeho kandi ni ukuri ndabashimiye mama nzi ko hari abana benshi bahura n'icyo kibazo. Ni ukuri Imana ibahwe umugisha ndashimye mbivanye ku mutima. Reka nshimire rero mwebwe mwese mudahwema gukurikira inkingi y'umuryango mbabwira yuko tubiha agaciro iyo mutwandikira tubaza ndisobanure ku muntu wanyandikiye akarati ibibazo tujya tukubaza ntujye ubisubiza ngiye kuzafata igihe mbasubiza ibibazo byose mwibaza ku buzima bwanjye bwite. Nyuma y'uku kwezi nicyo kiganiro nzaheraho nzasubiza byose ibyo mwambajije nimugire ngo nukubasuzugura oya mba nkibishakira umwanya nkibitekerezaho kandi niba ari ngombwa ko byose mbisubiza. Imana ibaha umugisha. Cyprien uba wakoze kudufatira amashusho. Wagira icyo yifuza kubaza cyangwa ufite igitekerezo cyakubaka umuryango. Iyo tuvuze umuryango harimo n'igihugu. Umuryango nutekana u Rwanda rwacu ruzaririmba haleluya amen. Haleluya amen. Rero ushobora guhamagara kuri 0788350413. Iyo nimero ibiri no muri screen. Ushobora kuba wumvise hari inama ukeneye ku mubyeyi wazanyuraho nkabahuza nawe yabitwemereye rwose. Imana ibaha umugisha. Nizera ko n'ubutani tumukenera tuzamubona rwose. Karwaye ntahari cyangwa ntahari. Imana ibaha umugisha. Urakoze Cyprien.